Yesu nashimwe bwoko bw'Imana, ndabasuhuje nanone mbifurije umugisha n'amahoro bituruka ku Mwami Imana yacu. Uyu rero ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro Witinya. Yesu yaravuze ngo nimuhumure ntanesheje isi. Uyu mwanya rero mu kiganiro tugiye kurebera hamwe intambwe zirindwi zagufasha gusohoka mu ngoyi n'uburetwa. Igice cya kabiri ko twari twarebye ubushize igice cya mbere, uyu mwanya tukaba tugiye kureba igice cyawo cya kabiri. Tukaba tugiye kureba amagambo dusanga mu byanditswe byera, igitabo cya Yesaya 10 n'umurongo waho wa 27. Haravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Amen. Mu buzima bwa buri munsi rero abantu benshi barimo guhatwa n'ingoyi zitandukanye, zaba izo mu buryo bw'umwuka, zaba uburyo bw'imibereho, zaba ibikomere byo mu mutima, ibikomere byo mu miryango, ubuzima bukakaye n'imibereho biri mu miryango, cyangwa se n'ubukene. Rero hari abari mu buretwa bw'amarira, hari ababazwa n'ibyo bategereje bakabitegereza igihe kinini ariko bikaza bitinze. Hari abari mu buretwa bw'ibyaha, hari abari mu buretwa bw'imyenda. Ariko hari inkuru nziza. Imana iduha inzira yo gusohoka mu ngoyi n'uburetwa. Nk'uko twabibonye muri iki gitabo cya Yesaya 10:27, hatubwira ko umunsi runaka, ko havuze ngo uwo munsi, hari umunsi runaka iyo ngoyi izamarwa no gusigwa, izamarwa no kubera amavuta. Aya mavuta cyangwa se niki? Aya mavuta avugwa hano ngo uwo munsi ingoyi izamarwa no gusigwa. Aya mavuta gusigwa ni umugisha w'Imana uvugwa. Uyu mugisha cyangwa se aya mavuta ni ubusabane n'Umwuka Wera. Rero muri iyi nyigisho tugiye kurebera hamwe ibyo bintu birindwi cyangwa se izo ntambwe zirindwi zadufasha gusohoka mu buretwa. Ariko mbere yuko twinjira tugiye kureba bwa mbere ingoyi ni iki. Nk'uko twagiye tubibona, ingoyi ni ikintu cyose kikuboshye gituma umuntu atagenda uko ashaka. Ibi bishatse kuvuga ko ikintu gituma atagera ku bushake bw'Imana cyangwa ku ntego ye. Rero hari ingoyi y'imyitwarire, hari ingoyi zo mu bitekerezo, hari ingoyi z'icyaha, hari ingoyi z'umuryango n'iz'umwuka nk'uko twagiye tubibona. Noneho tukibaza nanone uburetwa bwo ni iki? Ko hari ibintu bibiri, hari ingoyi, hari n'uburetwa. Uburetwa bwo ni ukubaho umuntu ariho ariko atari we wifatira ibyemezo, ahubwo akagengwa n'abandi cyangwa se akagengwa n'ibihe. Abandi akaba ari bo bamuha umwanzuro cyangwa se bamuha uko agenda, bamubwira uko akora, cyangwa se ibihe arimo akaba ari byo bimufatira umwanzuro. Rero ni ukubaho ubuzima mu nzira zitari zawe. Ni ukubaho ukora ibyo udashaka kubera igitutu cy'ibibazo cyangwa se cy'ibihe. Nk'uko twabonye ubushize, twabonye
Namani yari intwari yubashywe n'igihugu cyose, ariko twabonye ko ari mu ngo y'ibibembe. Aha rero bitwereka ko ushobora kuba wubashywe mu maso y'abantu, ariko mu mutima wawe uri imbata cyangwa se uri umuretwa. Aha rero tugiye kwinjira noneho mu ntambwe izi zirindwi. Iya mbere, kugira ngo ubashe gusohokamo ubanza kwemera kuri mu ngoyi n'uburetwa. Wowe ubwawe ubanze ubyemere, ubanze ubitekereze, ubanze wisuzume, ubanze umenye aho uhagaze. Umuntu rero utaremera cyangwa se ngo amenye ko afunzwe, ko ari mu ngoyi, biragoranye. Intambwe ya mbere hano ni ukumenya ko hari ikikuboshye, hari aho utari uriho cyangwa se utabayeho mu buzima bw'umudendezo. Imana yo irashaka kubaho ubohotse, ubaho mu buzima bw'umudendezo. Aha tubona umwana w'ikirara yamenye yuko muri Bibiliya tubona muri Luka 15 tubona umwana w'ikirara ngo yatse umugabane w'ibintu bye, aragenda arabitagaguza uko abonye, hanyuma abiyongo ariko bimaze gushira ngo ajya no kuragira ingurube, ariko biratubwira ngo yisubiyemo, afata icyemezo, aravuga ngo nkwiye gusubira kwa data, si nkwiye gusubirayo nk'umwana, ahubwo wenda ndagenda nk'umugaragu. Aha rero yasobanukiwe yuko yari aboshywe, uwo mwanya afata icyemezo. Rero intambwe ya mbere ni ukubanza kwemera, ni ukubanza kumenya, ni ukubanza gusobanukirwa kuri mu ngoyi. Icya kabiri, iyo ni intambwe ya kabiri tugezeho, gabanya gukomeza kwishingikiriza ku biremwa, gabanya gukomeza kwishingikiriza ku bantu. Yes, abantu benshi hano bagomeza kuba ku ngoyi kubera ko bagomeza kubaho ubuzima bwo gutegereza ubufasha ku bantu aho kwiringira Imana. Yego nibyo, abantu bashobora kugufasha bitewe n'ubuzima cyangwa se n'ibyo ushaka kugeraho, kuko abantu bakenera abandi, ariko hari urwego umuntu ageramo akumva yuko ubuzima bwe, imibereho ye ishingiye ku bantu, ntashake kwishingikiriza ku Mana, noneho ngo Imana ari izaguha n'abo bantu bagufashe bakwinjize, kuko kugira ngo ugere ku rwego cyangwa se ugere ku ntego uzakenera abantu. Ariko hari ukuntu ushobora kwishingira, aho kwishingikiriza ku Mana ngo Imana izakuzanira abo bantu, wowe ukishingikiriza ku bantu. Rero banza ukure amaso ku bantu, wishingikirize ku Mana. Imana niyo izaguha abo bantu. Icya gatatu, iyi ni intambwe ya gatatu, tegura umutima wawe kwakira ijambo ry'Imana. Aha ijambo ry'Imana rishobora kwica, rishobora kugobotora mu ngoyi izo arizo zose. Rero ijambo ry'Imana rishobora gutanga umusaruro mu gihe ryinjiye mu mutima witeguye. Iyo umutima wawe wumva ijambo ry'Imana riri mu mwuka, urivomera nk'amazi y'ubugingo, hanyuma umutima wakwakira iryo jambo ugahinduka ubusitani bw'amahoro. Aho rero niho tubona ingoyi zicika. Aha tufata urugero ku nkuru yatambutse, twabonye Namani ngo yumvishe ijambo ry'umuhanuzi Elisa, abanza kubyanga, ariko igihe yamaze kwakira yagiye yemera kujya muri Yorodani, yibiramo inshuro 7 ngo avamo umubiri we maze nk'umwana w'uruhinja. Icya kane, tugeze ku ntambwe ya kane,
hagara ku masezerano y'Imana n'icyizere gikomeye. Amasezerano y'Imana ni intwaro yo gusohoka mu ngoyi. Ntukagendere ku byo ubona gusa n'amaso, ahubwo wowe ubwawe wihamirize cyangwa se wizere, uhagarare ku cyo Imana yakuvuzeho. Aha tubona urugero rw'Abayisiraheli bamaze mu buretwa imyaka igera kuri 430, ariko nubwo iyo myaka yose yashize, isezerano ry'Imana ryarakomeje, kubera yuko isoko y'icyizere cyariho kugeza igihe cyabo kigeze. Intambwe ya 5, fata umwanya wo gusenga no kwiyiriza ubusa. Aha rero rimwe na rimwe usanga hariho impaka nyinshi, hariho ubuntu abantu batabyumva kimwe, ariko icyo navuga hano, isengesho ry'ukuri ryimbitse riherekejwe no gusenga no kwiyiriza ubusa, n'imbaraga zisenya iminyururu y'umwanzi, n'imbaraga zisenya ibihome, n'imbaraga zikuraho uburetwa. Rero senga ugambiriye ko Mwuka Wera amanuka akamenagura ingoyi. Gusenga rero navuga ngo ntabwo ari imigenzo gusa, ni intambara tuba twinjiyemo yo kubohoka. Aha urugero naguha, ibuka Pawulo na Sila ubwo bari mu nzu y'imbohe, ngo barasenze, bararirimbye, barasenga, ngo inzugi zirafunguka. Iyo turebye mu byakozwe n'intumwa 16:25 kugeza 26, barasenze, bararirimba, inzugi z'imiryango zirabikingurira. Intambwe ya 6, gukomeza gusabana n'Umwuka Wera. Mu gusabane bw'Umwuka Wera niho hamanukira amavuta amenagura ingoyi. Niho twabonye muri Yesaya 10:27. Rero uko byagenda kose, uko byabaho kose, nta ngoyi n'imwe itamenagurwa n'amavuta y'Umwuka Wera. Amasengesho cyangwa se isengesho ryo kwatura, isengesho ryo kuramya no guhimbaza Imana, ibyo byose bigenda bimanura imbaraga, bimanura amavuta amenagura ingoyi z'Umwuka Wera. Yesu nashimwe. Aha rero tugeze ku ntambwe ya 7 nanone. Intambwe ya 7 ni ukugendana n'Imana mu butumwa. Ibivuze iki? Ni ugutangira kugenda mu buzima bwo gukorera Imana. Umudendezo w'Imana ntabwo ari uw'igihe gito. Mu buzima iyo umaze kubohoka, niho utangira ubuzima bushya bwo kwirinda, kubaho ubuzima bwo kugendana n'Imana kandi wirinda gusubira inyuma. Rero kujya mu murimo w'Imana no kuyikorera bigufasha kubaho mu buzima bushya burinzwe. Aha turabona urugero rw'umugore umwe wari umaze kubabarirwa na Yesu ubwo bamuregaga, bamushyize hagati ko bamufasha asambana, ariko Yesu aramuvuze, yaramubwiye ngo genda. Iyo tubisanga muri Yohana 8:11, aramubwira ngo genda, ariko ntuzongere gukora icyaha kundi. Rero ndimo ndangiza navuga ngo gusohoka mu buretwa n'ingoyi ni inzira Imana iba yarateguye kuri buri wese. Ingoyi zose zaba iz'amarira, ingoyi zose zaba iz'uburwayi,
ingoyi zose zaba iz'ibikomere, ingoyi zose zaba iz'imivumo yo mu miryango, ingoyi zose z'imyenda, ingoyi zose z'ibyaha zishobora kumenagurwa n'amavuta y'Imana n'imbaraga z'Umwuka Wera. Aha Yesaya 10:27 itwibutsa ko hari umunsi wo kubohoka, ngo uwo munsi, kandi uwo munsi ushobora kuba none. Niba wemeye rero kwinjira muri izi ntambwe, uyu munsi urashobora kubohoka. Yesu nashimwe cyane. Reka uyu mwanya dusoze n'iri sengesho. Vuga ngo Mana yacu ushobora byose, reka amavuta yawe uyu munsi amanuke ku buzima bwanjye. Mwami Yesu, menagura ingoyi yose, menagura uburetwa bwose bwari mu buzima bwanjye. Nakiriye amavuta y'Umwuka Wera, nakira imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Buri ngoyi yose y'uburwayi yari iri ku buzima bwanjye uyu munsi iramenaguritse. Buri ngoyi yose y'akababaro uyu munsi iramenaguritse mu izina rya Yesu Kristo. Buri ngoyi yose y'ubukene mu izina rya Yesu yari iri mu buzima bwanjye nimenagurike, nitsindwe mu izina rya Yesu. Buri ngoyi yose n'uburetwa nashyizweho mbizi ntabizi, aho bikomoka mu muryango wanjye, aho bikomoka ku banzi banjye, aho bikomoka ku batanyishimira, uyu munsi muri uyu mwanya ndi imbere yawe, nakiriye amavuta y'Umwuka Wera amenagura ingoyi. Urakoze Data kumbohoye ku ngoyi iyo ari yo yose. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Nimuhabwe umugisha.